noneho dukomeje, aba bakorino aho twasomaga twabonye kontekisite y'uru rwandiko nyine, uhereye Paul yandika hari ibyo abagaya ibyo abashima, akajya ababwira ubutumwa bwiza ariko akagenda abagaya. nari natanze ingero nyinshi ku gice cya gatatu, abagaye ibyo kugira amacakubiri ashingiye ngo ngende wa Apolo ngende undi ndi wa Pawulo. Ahandi tukabona abagaya mu gice cya gatandatu bati mugirana amatiku abantu b'Imana, abantu isi iri munsi y'ibirenge byabo, abantu waba ari mu ijuru. Noneho icyo ni igice cya gatandatu, ati mukajyana amatiku mukajya no kubonera ku batizera. Igice cya gatanu akabagaya naho ubwo aba yabagaye ibijyanye n'ingeso bafite zitaboneka no mu bapagani. N'igice n'icya gatandatu n'icya karindwi hose akagenda ababwira ukuntu bakwiye kwitwara, ababwira ibyo Kristo yabakoreye, ibyo bikwiye kubasunikira kwitwara uko ugukwiriye abihannye. Noneho rero hano rero muri iki gice cya 12 ajya ku kibazo cy'Imana, azana ibintu bibiri. Icya mbere arabanza ababwire nk'ibisanzwe impano zivahe, ziza zite, ubwo buryo bw'ukuntu zibageraho ko ari impano itangwa n'Imana igatangwa mu itorero, kandi ko ari nk'ingingo z'umubiri bakwiye gufashanya, nta rugingo rukwiye kubwira urundi ngo singufasha, aho guhangana. Tekereza usanze hari ihangana hagati y'intoki n'ukuguru, intoki zimwe zibwira ukuguru ntabwo ndi bukoze, ubwo nako kwabwira ati niba wanze nanjye sindi bugende, turaba tureba icyo ushaka cyose gukora uko uri bubigire. Ati ntabwo turi ingingo z'umubiri umwe. 27 igice cya 12. Nuko rero umuntu umubiri wa Kristo, kandi umuntu wese wo muri mwe ni urugingo rwawo, so mufashanye. Noneho ati Imana yashyize hamwe mu itorero ubwa mbere intumwa za zindi 12. Ziriya ntumwa ni Imana. Ni ukuvuga ngo Imana guhamagara Petero, guhamagara Yohana, yarazaga Kristo arabizi akamuhamagara, arimo aroba ati nkurikira, akamukurikira. Yakoreshaga icyo twita effectual call. Hari Imana ihamagara umuntu ikaremamo muri we ubushake bwo gukora icyo imubwiye. Nta mpamvu n'imwe yindi wasobanura yatuma Petero arimo aroba cyangwa Yohana cyangwa undi uwo ari we wese amwankurikira, uwo munsi akagenda akaba umuja w'umuntu udafite aho ataha, ubwo ni Kristo, udafite ibyo atunze, wangwa na bose. Ibyo byonyine biterwa n'uguhamagaye ari we uremye muri wowe ubushake bwo kumukurikira. Ni nabyo rero n'abapfuye niko Imana igira, ijwi ryayo niryo rirema ubushake bwawe kwikurikira. Ni nabyo n'abandi babaga bapfuye kubazura. Urumva umuntu wapfuye kugira ngo azuke, ni uko rya jwi ryawe riba ririmo ubuzima, rimuha ubuzima rikamukangura. Nibyo byonyine byatuma yitaba. Yajyaga ahamagara Kristo, niko yabigiraga, agahamagara mu ijwi rinini ati Lazaro agahaguruka. Urumva ubundi yarapfuye, none se yakwitaba ate kandi apfuye? Birasaba gusa ko ryajwe ryo rininjiza ubuzima muri wa muntu akahaguruka. Rero aba bantu urabona iyi lisiti kuri 27 igice cya 12 harimo intumwa, 2 abahanuzi, 3 abigisha, 4 abakora ibitangaza. Muri byo harimo gukiza indwara n'abahawe kuvuga indimi. Noneho rero izi mpano zose ikigaragara nuko ari ibintu umuntu aba atagiye gukorera cyangwa ngo yigire cyangwa ngo ahabwe n'umunani nk'iwabo ko ariho babimuhaye. Icya kabiri, ibi bintu byose bije gukora uruhare mu itorero, sibyo? Reka rero turebe intumwa. Mu isi yose abizera bose, abizera by'ukuri barabizi ko intumwa yari class, yari itsinda ryihariye Imana yatoranyirije kugira ngo irikoreshe umurimo wo gutangira itorero. Icyo kintu ucyumve neza, ku buryo ikikwereka ko atari icya mbere Kristo yatoranyije umubare. Nyine nawe wakwibaza uti kuki atafashe 15 cyangwa 17? Hari umubare specific ashaka, ku buryo mu gice cya mbere cy'ibyakozwe n'intumwa, ubwo Yuda yari amaze kwiyahura, intumwa zahuriye hamwe ziravuga duti tugomba gushaka usimbura, byari byarahanuwe no muri Zaburi, tugomba gushaka usimbura uyu nguyu uhisemo kuduta. Igice cya mbere 18 byakozwe n'intumwa. Kandi uwo muntu amaze kugura isambu ku byo yahaweho igihembo cyo gukiranirwa kwe, agwa yubamye araturika, amara ye yose aratakara.
bimenyekana mu batuye Yerusalemu bose, nicyo cyatumye iyo sambu mu rurimi rwabo bayita Akerudama, bisobanurwa ngo isambu y'amaraso. Ndetse byanditswe mu gitabo cya Zaburi ngo iwe hasigara ubusa, byari byarahanuwe ko Yuda aziyahura kandi he kugira undi uhaba, kandi ngo ubusonga bwe bugabana undi. Urumva hari ikintu cyitwa ubusonga. Ubusonga ni nko kuvuga ngo ubutware Imana mu itorero ryayo yari yarageneye intumwa. Urimo urabyumva? Ngo uhereye ku ngo 21 ni uko muri abo twagendanaga iteka, ubwo ni muri igice cya mbere cy'ibyakozwe n'intumwa, ubwo umwami Yesu yari akiri muri twe, duhereye ku kubateza kwa Yohana ukageza ku munsi Yesu yadukuriwemo azamuwe, bikwiriye ko umwe aba umugabo hamwe natwe wo guhamya kuzuka kwe. Ni ukuvuga ngo intumwa zari zaratoranyijwe icyo ngicyo, ku buryo ziri muri special class, ziri muri groupe yazo yihariye, ku buryo Imana yarazigeneye ko arizo ziba ibisonga byo kugabura iby'Imana, arizo ziba urufatiro. Intumwa zikaba urufatiro. Niyo mpamvu umubare uvuyeho umwe yagomba gusimbuzwa undi, nk'uko byari byarahanuwe muri Zaburi. Si icyo cyonyine, haje kuzamo Pawulo nyine, Bibiliya ivuga ko ari nk'uwaje aza ahagarariye, aje kuba intumwa y'abanyamahanga. Urabyumva? Ni ukuvuga ngo bya bisonga Imana yatoranyirije gukora uwo murimo, ikabiha iyo mpano mu itorero, biri specific kuri zo zonyine, zigiye kujya guhamya kuzuka kwa Kristo. Niko yavuze ngo tumutoranye kugira nawe abe umugabo wo guhamya kuzuka kwa Kristo. Ni ukuvuga ngo hari ibintu biri specific intumwa yagomba kuba yujuje muri iriya kategori. Ari nayo mpamvu zari zemerewe kuba urufatiro rw'itorero gutangira. Bimwe muri ibyo birigenda yerekana. Pawulo avuga mu Bakorinto akavuga ngo murabizi ko hari ibimenyetso by'intumwa nanjye byari bindiho, natoranyijwe na Kristo, wagomba kuba wariboneye na Kristo amaso ku maso, yaba ari imbere y'uko apfa, yaba ari nyuma y'uko apfa. Urabizi Kristo, Pawulo ukuntu yakijijwe, byabaye ngombwa ko ahura na Kristo nyine abaza undenganyiriza iki Sawuli, mu Byakozwe no mu 9, kimwe n'abandi bari barabanye na Kristo amaso ku maso. Ikindi ukagira ibitangaza ukora bihamya neza kuri intumwa. Icyo kintu nacyo turaza kugitindaho cyane.